yanongeye kubasubiza abakunzi ba BV Media TV. Nkuko bisanzwe twagarutse muri wa mwanya twahariye siporo ariwo twise Sport for Change, siporo igamije impinduka. Dukomeza gushimira abantu badufashije uyu munsi siporo, harimo Olivier ndetse na Kasuku bakunze kwita Manzi Derrick. Abandi bo nabasanzwe ni Valentin ndetse na Beritra. So uyu munsi rero reka tubane muri no siporo yo kuri mugoroba twayikoreye hano kuri Pele Stadium. Let's go. Anga twagiye gutangira siporo. Olivier nawe baraje kuri speed ya danje akaba yadusize. Beritra nawe akurikira, dore nguwo Beritra kuri BV Media TV arirukanka. Nanjye kweri tubaraga bikeya banje gake kuko bari bansize, ndavuga ati rero nanjye ntimugomba kunsiga. Anga twazengurutse stade inshuro 100 twiruka, gusa ngiye nkomeza kunanirwa byahatari, numva ntaza agategewe ni Derrick aramanuka wariruka nawe bamusize nubwo ari nkanjye, gusa ngiyewe byari byanyoye kabisa. Batera cross baracaho bariruka, so baragatse umuhungu wacariye twamusize. Kumbe ngiye naje nyuma yabo gake ndavuga ati siporo ni utuntu twanye n'amambe kugenda niruka kanikorera njyenyine ntabiba birenze. So aho ngaho turagenda dutangira siporo, turatangira aho ngaho turi kwiga uburyo tuzatera kick umuntu wese tumenyera. Uwo ni Derrick, Olivier ndetse na Beritra. Bavuga se nanjye dono sasa metre anga nari mbayoboye, anga nari mbayoboje inkoni y'icyuma, ntangira gutera amakick nzamura siporo imugeri hejuru ko Beritra ndavuga ati ngomba kumuvuna umugongo uyu munsi. Nawe agomba kunyishyura, yabonye nari namuririye mu mibare. Anga baratangiye ngemba napfuye. Ndaje rero tangira kuvugana n'abana bo muri iki gihugu nakiyongeye kabisa, gusa ntabwo ari abazungu bavuga icyarabu, sinuka ngo nibo baturuka mu gihugu. Usanga twavuze ati rero ubushize twakiniye basket, reka uyu munsi none dukine football. Twatumiye abo bana baraza turakina, twitwaje baro uyu munsi. Uwo ni Olivier ndetse nako kana uyu mwana bakaba bamwita Bertrando, tukaba twasanze ajya kwitirana ndetse na Beritra. Uwo ngo ni njyewe. Sasa twari tuvuye reka turyoshye byatari uyu munsi, iri joro rigomba kuba ari special cyane. Ahangaho rero turatangira tukira baro turirukanka, ndabwira ngo uyu munsi noneho nageze ku kantu nshoboye, ibintu byo gukina umupira n'utuntu twanjye. Bertrando arakomeza, we na Beritra avuga ati rero twemeze Valentin dutera gari nshya gutyo. Si ibintu nk'ibyo simba mbibasha kabisa, njye nirukanse njye gufata umupira. Ndavuga ati rero kanze mbereke ushaka kungambana ya Bertrando na Bertrando. Sasa ndavuga ati rero uyu munsi nicaginze muza hano mwese mbarebe. Aho ngaho natangiye gucenga abantu manuka. Bertrando arasigara nawe yari yarakaye byataravuga ati sinjyane baro yanjye ko mbona bava muteseri kunyenza. Aho ngaho bose basket ejo narabatsinze, football naho muri gutsindwa urushaka ntabwo wamenyera subizi se. So turakomeza aho ngaho, hari yaje na Olive uwo mupeti nawe n'undi uvukana na Bertrand. Turakina sasa turakomeza, gusa ariko twafite agatekerezo. Aho ngaho Manzi ari kudupangira ibintu bikomeye cyane, ndaje n'ibanga rikomeye cyane kabisa. Ntera garinsha mereza Bertrand nawe akomeza. So aho ngaho rero turakomeza turapanga, aravuga ati urabona mu kanya gato turatunaniwe, kandi nanjye ndikubona nashaje, ndumva nazi kabisa, nagatege nari mfite kwawe cross twe twakoze ye ntabwo yari yoroshye. So ndaje ndatekereza fase nakaye kantu numva twakora uyu munsi kugira ngo kaze kuba amateka ndetse twemeze n'abantu muri iryo joro. So aho ngaho rero turavuga ngo reka twe tuganira n'abana, dusanga bo bita Alicia ndetse na Claude. So ni Claudine ubwo ngubwo twasanze aho ngaho bari gupfubusita bose tubakiranire, we Alicia se bagukubise baguhoye. Claude akomeza nawe yafite umujinya byatari, bakajya akomeza natwe yaradukubise. Avuze ati rero ndabona namwe nazi ibyanyu kabisa. Uyu ni Olivier bakubise. So Alicia yabo yakomeje ararakara, naye ndavuga ati seka kiraka ndi kumuhoza se uyu mwana
vipize kuko uyu mutwe twifitiye gahunda ikomeye cyane nta mwanya twari dufite wo kujya gukiranuza aba ni abanyetiyopiya kuko gusa bavuga icyarabu abo ngabo bavuga icyarabu so nta cyarabu nzi muvugishe mu kiragi ndavuga ati reka ngiye guhoza umwana ndavuga ati mwiza ute wakoze iki ku buryo Alicia Kodi ari kugukubita so banga n'ubundi barakomeza bararwana turi kudushyirana bavuga ati rero reka tumanuke tugere dushaka uburyo noneho tujya kuri iyi modoka avuga ati ngo gatugere tumubeshye ngo aduhe imodoka hanyuma dutahe tumubeshye ngo tugeze Kimisagara kuko dutaha Kimisagara kwa mutwe tubiganiraho na Derek baravuga ati rero umugambi tugiye kubona twohereza Olivier rumwe negosiya natwe tubona byaducanze nanjye sasa ntekereza umugambi bavuga ati tugiye kumubeshya ngo turamwishyura hanyuma aduhe imodoka ye namara kuyiduha rega sasa aho ngaho twavuze ngo dufate agafoto k'urwibutso hanyuma dutangire tugende ndavuga ati Bertrand urugendo utangiye yinjiye mu modoka aho ngaho Bertrand sasa yinjiye mu modoka Bertrand ni umutwazi wa Dodge Bertrand yatwaye imodoka nyinshi cyane uyu nguyu nanjye ndamutinye cyane ndaje Bertrand ndavuga ati fata imodoka yawe hanyuma wo mugende ndabasanga ari Nyamirambo kwa mutwe ahangaha Bertrand aravuga ati sasa okay gahunda ni gahunda ngiye bunahagiye Bertrand yahise yataka imodoka ye aragenda sasa Bertrand yarantunguye sinari nzi ko azi gutwara imodoka bigeze ahangaha nagize ngo rero ni transport kabiri afatira nanjye Bertrand agomba kunsiga reka mfata iyanjye nanjye mfata iyanjye turagenda ndavuga ati ntugomba kunsiga shoferi tugende wowe ndakwishyura tugere Kimisagara mupitamo rivansi ndangije ndaakselera ngiye sasa nagiye ngiye none kuri speed ya danger avuga ati dore nguwo aho ngaho nari muzati reka niruka ibyatarataza no kumagarika so tubashishikaze gukora siporo ni Derek twafatanyije muri siporo uyu munsi ndetse na Olivier angana vzati tubanze tubifotorezeho sasa tutazabura urwibutso ndetse tubona amafoto tugendera iteka ryose ni cyamamare Kasuku so mukore siporo ndabashishikaza gukora siporo iyi ni part 2 tuzongera tubazane part 3 so reka mbasezere ciao mukunde siporo cyane sport for change BV Media TV